Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? Waba ufite byinshi wibaza ku bijyanye n'imitungo itimukanwa? Sanga ibisobanuro byimbitse mu kiganiro Gira Icumbi hamwe na Nzuri Business Group Limited kuri 93 n'igice kimwe Fine FM. Nzuri Business Group Limited ni inzobere zigucungira imitungo itimukanwa, zigahuza abayigura n'abayigurisha n'izindi serivisi nyinshi zijyanye nayo, nko gukora ibishushanyo by'amazu ndetse no kuyubaka. Gira Icumbi hamwe na Florent, Clement na Dixon live kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu hagati ya 2 na 3 za mu gitondo kuri 93 n'igice kimwe Fine FM na YouTube channel Nzuri Market. Sanga di makuru kuri y_nzuri_rawa. Yes, muraho yingi ni Nzuri Business Group Limited. Reka twizere yuko mumeze neza cyane aho muherereye hirya no hino ku isi. Tubifuriza gukomeza kugubwa neza rwose kandi muhahe muronke mu byo murimo byose. Iyi mari rero tubazaniye mubonye yuko duhereye ku cyangombwa cyayo cy'ubutaka. Ngira ngo abayibona mwahitse mwibaza mutese iyi ngiyi ifite icyangombwa cy'ubutaka. Nicyo abantu babibaza cyane kubera ko nyine ugomba kugira umutungo ukagira n'icyangombwa cyayo. Icyangombwa rero kirahari, nicyo tubanje kubereka tugitangira, kubera ko iyi nzu iri mu kibanza gifite metero kare 211. Metero kare 211 ni nka metero muri rusange 11 kuri 20, wenda niko hari wabivuga ugenekereje. Iyi nzu rero ikaba ari inzu rwose ushobora kugura warambiwe ubukode, cyangwa se ushaka akantu kaba kakwinjiriza amafaranga mu gihe runaka. Iyi ngiyo ni Nzuri Business Group Limited, kampani ya mbere hano mu Rwanda ibagezaho imitungo itimukanwa, yaba igurishwa cyangwa se ikodeshwa. Tukabasha kububakira ibibanza byanyu ndetse tukabasha no kumanaginga imitungo yanyu itimukanwa. Reka rero tukwibutse gukanda subscribe wowe utarabikora, ndetse ukore no kukazogera kugira ngo ujye ubasha kujya notification z'imari zose tugenda tubagezaho, ntagire ikintu na kimwe kigucika. Iyi nzu mu by'ukuri icyambere cyo nababwira nuko iri mu mujyi wa Kigali. Iri hano mu mujyi wa Kigali mu karere ka Gasabo mu murenge wa Gisozi mu ruhande rureba mu Gatsata. Iyi nzu rero ikaba igurishwa nkuko nababwiye, iri mu kibanza gifite ubuso bwa metero kare 211, ariko kandi ntabwo ari inzu imwe, ni inzu igabanyijemo gatatu, kubera ko inzu ebyiri buri yose ifite icyumba na saro ndetse ikagira na chambrette. Iyi nzu yose ikaba yinjiza amafaranga 80,000. Bivuze ngo izi ebyiri z'icyumba na saro buri yose ikodeshwa amafaranga 30,000, hanyuma chambrette igakodeshwa amafaranga 20,000, noneho yose akabona kuba 80,000. Wakwibaza rero uti irashaka angahe? Iyi nzu irashaka 5,5 n'igice cyangwa se 5,500,000, kandi ari negotiable. Ni amafaranga ari negotiable ashobora kuganirwaho. Niyo mpamvu nababwiye nti warambiwe ubukode cyangwa se ushaka gufata ayo mafaranga ukavuga uti hazagenjiza 80,000 buri kwezi, usanga ari hafi 1,000,000 ku mwaka, mu myaka itagera kuri 5 ukaba uragaruje. Iyi nzu rero rwose ndakurarikira ko wayisura niba ufite amafaranga makeya, aho ukavuga utaho kugira ngo ngure ikibanza, reka ngure inzu izajya inampa udufaranga cyangwa izajya inyinjiriza buri kwezi. Iyi nzu rero rwose ntigucike, nyabuneka ngo inuyisure ube wayigura. Ariko kandi wahamagara kuri 0748486797 cyangwa se 078123 kuko ngira ngo muri kugenda mubona nimero zacu ku maskrini yanyu, ariko kandi ngira ngo musanzwe muzizi n'imbuga nkoranyambaga zacu zose hose muzi yuko twitwa Nzuri Market, yaba YouTube nyine nkuko mubibona, yaba Instagram, Facebook page, Twitter, ndetse na website yacu ariyo www.nzuri.rw. hanyuma ukaza ukigurira iyi nzu rwose, ukaza ukayisura ukihera ijisho. Iyi nzu rero
nk'uko nabikubwiye nyine ushaka kuyisura ukayigura kugira ngo ube ucikiyemo ubukode cyangwa se ubanze wubaka ubuzima, ariko kandi iyi nzu muri rusange mu kuri iyi nzu ikaba iri hamwe twita mu manegeka. Ushaka kuyigura uvuga uti wenda n'ejo bazanyimura bajye kuntuza muri etaje, ariko kandi muri icyo gihe nkirindiriye aho ngaho mbe mbayeho neza. Mu by'ukuri nta biza, amazi arayoboye, nta kindi, inzira akomeye, amahitamo n'ayawe, wowe turakwereka nawe ukareba bijyanye n'ibyo wifuza n'ubushobozi ufite n'ibyo utekereza, kubera ko abantu bose ni bakuru, ariko kandi ikaba ifite icyangombwa rwose cyayo, ariko ahantu yubatse mu by'ukuri hakaba hari ubuhaname nk'uko dukomeje kugenda tubibabwira, ariko mwasura namwe mukirebera mukihitiramo, kubera ko iyi nzira ashaka amafaranga make yabyo ntago twabyirengagiza ukurikije ikibanza cyaho cya metero kare 211, ariko kandi unakurikije yuko ishaka miliyoni 5,500,000 kandi biri negotiable, biganirwaho, ntabwo ari igiciro cya nyuma. Ni karibu cyane rero tubaye ikaze muri Nzuri Business Group Limited, turabakunda cyane.